Yes, nanone kandi munyemerere nongera mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho muri hose mu cyo cyarukanye by'isi tubifurije kugira amahirwe n'imwishatse ibyo mukora byose bigene neza kuri gatanu nkuko umubyifuza. Birumvikana turi ku masaha y'umugoroba turi ku munsi uwo kuwa mbere itariki ni ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya ro mu nkundire cyangwa se munyemerere turebere hamwe byinshi kubyerekeranye n'urugamba rukomeye cyane kw'izamagingwa yaruraye muri Uvira na makuru akomeshkenda agarukwaho n'ubundi yerekeranye nibyiriwe bibera muri Uvira byinshi mwagiye mu byumva amakuru kwagiye tubagezaho mu masaha yatambutse aho by'umwihariko ahazwi nko muri Uvira ni mu mugi uherereye muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha hiriwe habera imikutano ikomeye cyane by'umwihariko n'urugamba rwatangiye bisa naho n'ubundi ari imyigaragambyo yari yateguwe n'abarwanyi bayobowe n'uwitwa Generali Yakutumba by'umwihariko n'abarwanyi bawaza bari bakoze ku baturage by'umwihariko batuye muri uriya mugi wa Uvira by'umwihariko batangira kugenda bakora ikizwe imyigaragambyo yari igamije kuba rero by'umwihariko yajya kuba yakwamagana uwitwa Generali Kasita nawe kizamagingwa ya no generali ukomeye cyane uherutse kuba yagirirwa ikizere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi amushyira by'umwihariko muri batayo ya 33 igomba kuba rero yafatanya n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo z'igihugu cy'abarundi arizo FDNB mu bikorwa byo guhashya abarwanyi ibo General Sultan Makenga by'umwihariko bakomeshkenda bagaragara mu bice by'ibitandukanye ndetse banafite gahunda zikomeye zo kuba abakwigarurira uriya mugi wa Uvira kw'izamagingwa ro uwitwa General Kasita ndetse n'uwitwa Yakutumba kw'izamagingwa bakomeshkenda abakora amahano akomeye cyane hariya muri Ikivu y'Amajyepfo. Byagenze gute rero byose tukikuba tubiva imuzi muzingo aho tugiye kugaruka kuri aya makuru n'ubundi mu buryo burambuye ariko tukagaruka no kuyandi makuru agiye atandukanye yakomeshkenda agaragara by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ni muri teritwari ya Masisi aho aba barwanyi ba General Sultan Makenga bigaruriye imidugudu isaga 8 yose ni muri iriya teritwari ya Masisi. Uraza kugenda usobanukirwa agace kafashwemo iyi midugudu no tugera mu buryo burambuye ni kandi uraza kuba umenya ibyerekeranye n'ibirego bishya leta ya Kongo ikomeshkenda ishinja Rwanda birimo kuba abakomando basaga 750 bose kw'izamagingwa yango bamaze kuba abigarurira akarwa ka ijwi kw'izamagingwa nabyo ni bikomeshkenda abigarukaho byose tukomeshkenda tumenya andi makuru mashya akomeshkenda abigarukaho tugiye kuba turebera mu gatano ukuri gatano ne byinshi bikomeshkenda abigarukaho by'umwihariko muri Sud Kivu ndetse no ku mipaka ihuza Uburundi ndetse n'igihugu cya Kongo ndetse ni byinshi bikomeshkenda abigarukaho kubyerekeranye nibikomeshkenda abibera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nacyo kimaze iminsi kigarukaho cyane mu itangaza makuru ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye by'umwihariko kinakomeshkenda gititiza abatari bake mu baturage ba kiriya gihugu cy'u Burundi ku byerekeranye n'ubundi nibikomeshkenda abibera kuri kiriya kibuga cy'indege gatanu kuri gatano munyemerere tuve imuzi muzingo ku byerekeranye n'aya makuru ariko by'umwihariko duhereye kuri bingi bikomeshkenda abibera muri uyu mugi wa Uvira by'umwihariko abasaga 10 baje kuba basiga ubuzima ni mu gihe bitangazwa ko abasaga 20 baje kuba bakomerekera mu mirwano ikomeye cyane yabereye ahangaha rikaro byose tubive imuzi muzingo gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye mubwire uburyo uwitwa Generali Kasita yaje kuba by'umwihariko akizwa mu buryo bukomeye cyane ubwo yaragabweho ibitero karabutaka n'abarwanyi buwitwa Generali Yakutumba ndetse bafatanyije n'abaturage gatanu kuri gatanu rika byose tubive imuzi muzingo ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyaboneka nkuko umaze kuba ubimenyera niba ari ubwa mbere ububanye natwe mu makuru ugomba kuba watwika ko turi kumwe by'umwihariko ugasiga inkunga yawe tuvuga ko ibinakomeye cyane yo gukanda kuri subscribe ndetse ugasiga ibitekerezo byawe angaho muri comment ubundi gihe cyose uzarishiraho inkuru cyangwa se ikiganiro ukazajya uhita ikibona mu bambere ndetse tukarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse no kubukiye n'amazu gukanda subscribe ronge nwa ikaze n'ubundi mu makuru yose akomeshkenda agarukwaho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bihana imbibi n'iki gihugu cya Kongo ikaze.
Yesirika twuse cyane n'ubundi nabyo gutinda turebere hamwe aya makuru akomeye cyane ko mishigenda agarukwaho ne hirya no hino mu bitangaza makuru binyuranye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda akomishigenda hagarukwa ku nkuru zigiye zitandukanye z'ibyakomishigenda bibera mu mugi wa Uvira no mugi uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho ari umugi by'umwihariko z'amagingo ya umaze imisi unagarukaho cyane bitewe n'ikomishigenda abihabera. Umugi wa Uvira no umugi z'amagingo akomishigenda ugambirirwa kuba wakigarurirwa na barwanyi bo mutwe w'inyeshyamba witwa General Sultan Makenga aho rero aba barwanye nyuma yuko n'ubundi bari bamaze imisi bifuza kuba abagaba ibitero karabutaka bigamije kuba byakwigarurira uyu mugi byakomishigenda abitangazwa ko uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuba by'umwihariko yafata uwitwa General Kasita amugira umuyobozi wungirije umuyobozi w'ingabo by'umwihariko muri batayo ya 33 kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bafatanya mu guhangana n'ibitero aba barwanyi bifuzaga kuba rero ngo bagaba kuri uyu kuri aba barwanyi bifuzaga kuba bagaba kuri uyu mugi wa Uvira kwizamagingwa rero aba barwanyi nyuma yuko n'ubundi bamenye aya makuru bakomishikina nabo noneho bongera gutegura urugamba mu buryo bukomeye cyane. Ibingiro byatumye ingabo za wazari nazo zifata ibyemezo bikomeye cyane bigaragaza ko ari ibyemezo bitifuza ko uyu General Kasita yakomishikenda akorera ibikorwa bye by'umwihariko muri iriya ntara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri uriya mugi wa Bukavu aho baje gutangaza ko igitumye bakomishikenda bamaganira kuri uwitwa General Kasita kuba rero by'umwihariko ngakomoka mu gihugu cy'u Rwanda ikindi ngakaba ari umunyamurenge yebana komishigenda abamushinja kuba rero yaragiye agambanira by'umwihariko ingabo za leta ndetse akaba ari gushinjwa no kuba ngari we watanze umugi wa Bukavu by'umwihariko kaba ukontrolwa n'abarwanyi ba M23 mu gihe n'ubundi kwizamagingwa ya aba barwanyi uriya mugi bawufashe nta mirwano ibayeho kwizamagingwa rero ikiriwe kuri no munsi n'ubundi ni imirwano ikomeye cyane yasakiranyije izi mande zombi n'ingabo za FRDC ndetse n'aba barwanyi bo muri uyu mutwe wa waza bayobone witwa General Yakutumba by'umwihariko abangaba bazindutse bafite gahunda zikomeye cyane ngo zo kuba rero bagaba ibitero bikomeye cyangwa se ibakora imyigaragambyo hamwe n'abaturage kugira ngo by'umwihariko rero bashake uburyo uwitwa General Kasita bari kwamaganira kuri banamushinja kugambanira ingabo za leta ndetse no gutanga umugi wa Bukavu ngo bashake uburyo yakirukanwa muri uriya mugi wa Uvira. Biza kuba rero bitangazwa ko nyuma y'uko n'ubundi ibi byari byateguwe cyangwa se ibyerekeranye n'imyigaragambyo byari byamaze kuba abitegurwa na leta y'Kinshasa cyangwa se n'abarwanyi b'uyu mutwe wa wazarendo. Ibingiro ngo byaje kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ubwo abari bari muri iyi myigaragambyo baje kuba rero by'umwihariko bagenda basatira urugo rwa General Kasita by'umwihariko bari barimo kugenda abamaganira kuri bamusaba kuba yava muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingiro byatumye ingabo za leta y'Kinshasa arizo FRDC zijya kuba n'ubundi zasa naho zitandukanya abari bitabiriye iyi myigaragambyo barimo abarwanyi bawaza ndetse harimo n'izingabo cyangwa se harimo n'abaturage bo muri uyu mugi wa Uvira. Ibingiro nyuma yuko bakoze ibikorwa byo gutandukanya abangaba bari muri iyi myigaragambyo nibwo haje kuba haburira muri ubuzima bw'abasaga 10 bose ni mugiriro abasaga 20 baje kuba abakuromekera muri iyi mirwano. Sibyo gusa kandi kuko ibingibi byanakomishigenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo amakuru yakomishigenda avuga ko kubyerekeranye no mugi wa Uvira wahise unagotwa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi kuzamagingwa ya nazo zikomishigenda zigaragaza ubwoba ndetse n'igitutu gikomeye cyane cyo kurinda uriya mugi wa Uvira kuzamagingwa ya uhana imbibi n'igihugu Burundi komishigenda gitegurirwamo ibitero bikomeye cyane by'umwihariko birimo n'ikibuga cy'indege cyagizwe ububiko cyangwa se aho agomba kuba hadebwa intwaro zigomba kuba zakifashishwa muri uru rugamba. Nguko ibi byose byakomishigenda bigaragaza ko mu gihe n'ubundi abarundi batarinda ingengero cyangwa se ibice bibahuza na leta ya Kongo bashobora kuzisanga abarwanyi b'inyeshyamba za General Sultan Makenga bamaze kuba rero nabo binjira ku butaka bwa kirago cy'urundi bityo urugamba
urugamba rukakomereza dore ko atari rimwe cyangwa se kabiri aba barwanyi ba General Sultan Makenga ababuza uwitwa Evariste Ndayishimiye kuba atakwijandika mu byerekeranye n'uru rugamba ariko kugeza magingo akaba yaranze kuba rero yabivamo bikaba bikomeje kugenda binatangazwa ko rero ashobora kuzisanga ari we ukubiswe cyangwa se ari we ubashije kuba iguke cyajya mu kaga nkuko by'umwihariko benshi bakomeje kugenda ababigaragaza kuko kwiza amagingo ya ingabo z'Uburundi zakomeje kugenda zikorana na FRDC ndetse n'abarwanyi ba waza bayobowe n'uwitwa General Yakutumba nago bari kumvikana n'ingabo z'Uburundi kuko arizo zikomeje kugenda zibitambika mu bikorwa byo kuba abafata uyu mugi wa Uvira ngo bakontrole ndetse bawirukanamo uwitwa Kasita cyangwa se General Kasita iza amagingo aro bigatangazwa ko izi ngabo z'Uburundi zishobora kuzisanga urugamba rwimukiye ku butaka bw'igihugu cyabo ruvuye ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho by'umwihariko kuri uno munsi aho mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo naho ari imirwano yaje kuba isiga amakuru akomeye cyane. Imirwano bivuga ko ari ibitero uyu mutwe w'inyeshyamba wa General Sultan Makenga waje kuba ugaba by'umwihariko mu bice bitandukanye byariya muri teritwari ya Masisi nyuma yo kuhagaba ibitero n'ubundi ngo byaje kuba birangira uyu mutwe wa M23 cyangwa se wa M23 bimenyekanye ko wamaze kuba ugaba ibitero biza kuba rero bisubizwa inyuma mu buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo ariko n'ubundi ngo ntibyabujije kuba rero aba barwanyi ibinyeshyamba ngo baraje kuba bigarurira imidugudu isaga 8 yose muri iyi teritwari ya Masisi. Si ibyo gusa rero kuko muri uru rugamba hakomeje kugenda hagaragaramo amakuru menshi cyane agiye atandukanye harimo nk'iyi nkuru yerekeranye no kuba leta y'Kinshasa guhera ku munsi w'ejo ikomeje kugenda itabaza amahanga ivuga ko by'umwihariko ingabo z'u Rwanda ngo zafashe akarwa ka Ijwi aho bitangazwa ko ingabo z'u Rwanda ngo zikabakaba 750 ngarizo zamaze kuba zisesekara muri kariya karwa ka Ijwi aho bitangazwa ko rero ngaba n'ubundi ngo gahunda ngo bafite ngo nta zindi usibye kuba bakifatanya n'ingabo za leta cyangwa se bakifatanya n'izi nyeshyamba z'uwitwa General Sultan Makenga mu bikorwa byo kuba rero bahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo mu kugenda banazikura mu bice by'ibitandukanye bagenda babyigarurira nk'uko bagiye bafata uriya mugi wa Goma ndetse no mugi wa Bukavu. Ibi byose bikomeje rero biteza ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba n'ubundi cyavamo indi ntambara ikomeye cyane ishobora kuba yasakiranya izi mande zombi. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru binyuranye bikomeje kugenda bigaragaza ko rero ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane ariko byose n'ubundi bikomeje kugenda tubikurikirana natwe gatanu kuri gatanu kugira ngo tugende tubagezaho uko bigenda bitugeraho. Icyo tubasaba twe nta kintu usibye kutwereka ko turi kumwe mugakanda kuri subscribe mugasiga ibitekerezo byanyu ahangaho muri comment ubundi gihe cyose zarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro mukazajya muhita mukibona mu bambere ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda atubagezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukiye. Turakunda cyane reka tubabwire ngo andi makuru agezweho nayo ni mu kanya kari imbere uko byose bigenda bitugeraho tugazajya tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu mukandi subscribe ndetse musige n'ibitekerezo byanyu ahangaho muri comment ubundi dukomeze kugenda atubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bikomeje kugenda bigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.